gaturu itunguranye. Noneho mugiye guseka mwikubite hasi ati noneho mana yanjye se ituru itunguranye. Ituru itunguranye urabona nk'ukuntu nigaramiye hano muri salo. Nigaramire muri salo ndi umugore hari mu gikoni arimo arateka hihibikana ndi kwirebera agateleviziyo hariya urumva. Noneho umugore hari ukuntu azanye nk'ibiryo hariya mu kabati, araje yambaye agatenge, urabona ukuntu nyine kugenda yinyeganyeza igira gutya uko aza guca imbere niko nawe ugenda wumva ugenda ubishaka gatubwira ati sharivayo hano kubwira akazi. Ikintu cyo kwicara ku matako y'umugabo my friend niyo yaba kwanga ni kuko uje ukamwicara ku ibibero nako bigira twebwe ku matako, uje ukayicaraho umugabo noneho umva uba umeze nk'uri kumusembura. Nurangiza ukuremo ikariso ukenyera igitenge kandi ibyo bintu ndi kubabwira muri ino minsi mw'abagore mwe mwashaka mwubaka ingo zanyu, kuko ingo nyinshi muri ino minsi ziri gusenyuka kubera ku ikintu kijyanye n'imibonano. Umugabo akagukoraho ukitarutsa gasanga ikibuno wakiziritse nyamaze aho avuye hari abana bagiciyeho bakikubita barya kigenda kikubita kandi uko ikibuno kikubita cy'umugore niko ni nawe mu mutwe agenda apfa. Hari akandi gaturu karyoha abagore n'abagabo tutajya tumenya, agaturu ko mu gikoni. Yewe urakazi noneho ko kaba gatunguranye koko. Hari ukuntu wenda abasheri umwe abarere kuba mutuma sheri wamereje inyanya, undi nawe nkuzanira iki nzanira iki. Noneho buriya kariya kantu ugiye nasanze ari sawa kubera ko kariya kantu akakurongora guturutse inyuma bikaryoha. N'uwashaka wakomeza ukikatira karoti zawe wibereye muri uko gusa. Kariya kantu nakaswe kariya ko azagira umuntu ukagerageza rero mudafite shitani ariko atazagukubita ikimamiyo cyangwa umwuko mumeze neza. Wandebeye muri firigo aho ngaho inyanya nk'eshatu ukamereza shaka ko dore nshyizeho amavuta n'igitunguru bidashirira uhita ukamushyira. Buriya iyo ushaka kureba neza umugore wawe umuhera inyuma ukamufata mu mugongo gutya uhereye inyuma noneho ukamwiyegamishaho umva hariyaho. Niba ari mu gikoni yambarira agatenge mu mabere, yambarira akantu mu mabere, nta bintu bihambiranye ntacyo, ugahita umurasa agaturu k'inyuma keza gaturutse inyuma ugahita ukamurasa nawe agatakiramo akaryohererwamo ko yari ari gukata inyanya ikiko hariya rushe hariya ikibamiyo hariya ibintu byose hariya mu minota ngahe uhita ukarangiza ukigarukira muri salo nawe agakomeza agateka, ku buryo mushobora kuba mufite n'abashyitsi hari ukuntu mugira abashyitsi bakababangamira kuba mwakirongoranira.